cyangwa uragenda tugeraza tugiza wanzonze Oui, Eko, witwa nde sha? nitwa Manzi. Bakwiye baragenda tukabari. we mwaje bakaduha rifuti kuri pe umva baby mwashoka duhari mwaje umva je nta rifite yabo nyene irumva ese utekereza ko bari abahungu ari mwe babafite simuzi ko ari kutugabanyiriza tukereze mu gitondo ngaho ndi mu bireke ni akazi kanyu kutugabanyiriza samana cyose yacu bagabana nushaka reka twegende ariko se papa urakicaye aha ngaha ari inkuru nari ndimo nsoma hano ibabaje bimeze gute niyo umugabo ngo uri mu kigero cy'imyaka 53 ngo yafashe umwana w'imyaka 14 ku ngufu anamutera inda bavavene rugo tunyerekeza ku mukobwa wanjye Mimi ahubwo so baraza ryari Mimi se Mimi ariko uyu munsi ndozi ko biga kuri diswara amasaha yagiye rwose yakabaye kuba yaracyari kare usaraza ryari rwose ku mukobwa wanjye ndamukumbuye uriya mwana mugira ubwoba dore urabibona ageze no mu gihe kibi kandi yaracyari kare kubona ni ibibazo gusa abagabo bari hano hanze abahungu uriya mwana arampangayikisha ariko Mimi aritonda kandi Mimi njya mbona atandukanye n'abandi bana b'abakobwa bari hanze Mimi ubona ari umwana ufite uburere yitonda gute wojyana nawe ku ishuri erega nubwo yaba yitonda ntabwo twareka ngo duterereye twe nk'ababyeyi tugomba guhora twumva nyine tumufitiye ikibazo uko tumuretse nawe yagera akirara reka ngubwire mama Mimi ubwe natifatira icyemezo ngo avuge ngo ngiye kurinda ubuzima bwanjye twe ntacyo twakora icyo twakora cyose Mimi ubwe niwe ugomba gufata icyemezo akavuga ngo ndi umukobwa ibibazo biri hanze ndabizi reka nifatire icyemezo ariko natwe nk'ababyeyi tubifitemo uruhare okay natwe twabigiramo uruhare tukamuganiriza tukamufasha nyine nibyo mba nkubwira kandi we mama utabyitayeho mbamona igihe nzabona kiri uriya mwana wanjye azantera ikibazo mama Mimi kuki wumva uzaba utakiriho erega hano ku isi hari ibibazo byinshi kandi ntawe umenya igihe azapfira niyo mpamvu rero uriya mwana ngomba kumuganiriza oya Mimi nanjye ndamukunda Mimi ariko mbona Mimi ari umwana ufite uburere mbona nta kibazo cye uburyo yitwara uburyo mbona yitwara cyane niba ari ubundi buryo umuziho ufite ngirira ikibazo ibaze nakiri ukavuga ngo umwana wawe aritonda ahubwo akaba arara mu basore cyangwa mu bagabo oya ntabwo byabaho nkurikije uko mbona Mimi ntabwo umwana wajya uzamutera agahinda ahubwo reka nze harya telefone ye ndaba yayitwaye ra oya basuye barazibabujije reka dutegereze wenda araza mu kanya we Mimi ko watinze gutaha ntabwo natinze sinzi ko nafite kuri giswara wafite kuri giswara ko watinze warengeje iminota ahubwo se utu tuntu ninde uba watugukoze gutya kumba mbona utuntu ugenda wigira tuno duki Mimi ntabwo kumaze Mimi ufite imyaka ingahe kuri yo mvu umaze gukura ufite imyaka 15 15 urumva wakuze Mimi uracyari umwana rero umwana wanjye ugomba kujya wirinda abasore bari hano hanze n'abagabo ibisaza byitwa bya sugar daddy si ubyumva uduhungu tukwizeza ngo tuzakugurira ngo iPhone ngo tuzakugurira iki atasiyo Mimi tubizi ko ngukunda Mimi reka ngubwire umunsi wagize ikibazo urukundo ubona ngukunda ruzahinduka urwango bwikube inshuro 10
Kuko sibyo kuko bitwara neza nanone nibyo usanze ndi kuvuganaho na mama wawe. Hari umusaza hano bafashe ari mu maboko ya polisi. Umusaza w'imyaka 53 wateye umwana w'imyaka 14 inda. Urumva ibyo atari ikibazo. Kandi baza babakurura, babashuka, babashukisha utuntu, nzakugurira iPhone, nzakugurira iki hari cyo wamburanye. Se telefone yawe uri? Telefone yanjye nayisize. Uyisiga kugira ngo itazagira. Gagira. Yenda kuri uniforme. Tuvugane mu kazi, sibyo? Kuba umwe n'amata, hari amata ari hariya ndumva gishyushye. Ni frigo. Oya, nashyushye ntabwo ari muri frigo. Yego. Akazi. Mama biminge mbona umwana wacu yitonda. Tubonye ibyo navugaga reba biriya bintu yatangiye kwishyira mu misatsi. Oya biriya ni iby'abana b'abakobwa bose barabikora wenda mbona bene wabo babikora nawe akabikora ariko umwana wanjye nta kibazo. Urabona gutyo. Wiki. Uziko nkaze. Uziko nka ni musaza wawe. Yesu. Agaruka hano. Wamubonye? Kimaze gukura urabona gisigaye kinsumba. Wamubonye musaza wawe? Nabona mushiki wanjye mwamutetesheje. Mushiki wawe nawe urabona ko amaze kuba mukuru? Urabibona? Mushiki wawe. Bener.
kuri iwe Mimi mama iki Mimi mama iki uretse tuza basi tuye gushaka abantu badutabare mbese waje rya rundi ngo basi Mimi tuza n'ubundi ndabona mama nzarangiye ka tujye gushaka umufasha mbese kurira n'umuti Mimi Mimi reba n'ubundi byarangiye ka tujye gushaka umufasha ihangane tujye gushaka umufasha mwese n'ubundi ko byarangiye Papa, ko mbona uri kurira se ufite ikihe kibazo? Mimi utagiye ku ishuri. Ko imvura iri kugwa niyo mpamvu ntagiye. Ku ishuri kubera imvura. Papa, ko mbona uri kurira ufite ikihe kibazo wambwiye? Papa, ko mbona uri kurira ko utambwiye? Papa, wambwiye ikibazo ufite? Mimi genda mu cyumba nta kibazo. Genda mu cyumba. Papa, ntabwo nagusiga umeze gutya. Mu by'ukuri ntabwo nzi icyakubaye. Mimi Ndakunda. numvaga ashaka kuba njyenyine ya mu cyumba. Ari hehe manzi? Nzari mu cyumba. Ese papa, ko mama amaze igihe yarapfuye, ubu nibyo bikiri kukuriza? Mimi mama wawe kuva twashakana
yarenze apfa tutari twagirana ikibazo na rimwe. Yarankundaga kandi nanjye naramukundaga. Ariko nababajwe n'urupfu yapfuye, kandi mu by'ukuri dore na musaza waraje. Yewe papa. Niyo mpamvu iyo nicaye ndibuka urukundo nakundanye na mama wayo, agahinda karanyica. Papa, ndabizi wakundaga mama, ariko natwe twaramukundaga. Ubuzima mbayemo ntabwo ari bwiza, kuko umutima wanjye urababaye cyane. Papa, ndabizi kandi aho mama atari nzakubera. Papa, ndakwinjize ntugomeje kurira, kuko urira nanjye binyuranye. Papa. Papa. Ubona uzakomeza kurira kugeza ryari? Uracyari muto. Mbona ugomba gushaka undi mugore waguhanagura amarira. Ngo ngwiki? Ese ni ibyo mvuze ntabwo wabyumvise? Ntabwo ndi kubyumva. Mwese urabona papa azakomeza kurira kugeza ryari? Ese ntiduhari nk'abana babyaye? Urarebye ubona uru rugo rukeneye undi mugore? Uramukeneye. Papa arababaye. Akeneye gushaka undi mugore akamuhanagura aya marira yirirwa arira. Papa, ntakanye umwana. Ndabizi ko aho mama atari kuzahara. Undi mugore rwose ntabwo akeneye. Manzi, Ndakumva pa. birashoboka ko nashaka undi mugore, ariko ushobora kugira ikibazo cy'uburyo mushobora kurerwa na mukaso, kandi njye ndabakunda. Sinzi nimba uwo mugore yabakunda nk'uko nyoko yabakundaga, cyangwa se njye sinzi nimba uwo mugore njye yankunda nk'uko mama wanyu yankundaga. Papa, ibintu byose birashoboka. Azadukunda kandi nawe azagukunda. Papa, ntakanye umwana. Kuko njye ibyo ari kuvuga ntabwo ndi kubyumva. Mimi ibyo mvuga ni ukuri. Papa aracyari muto. Reka yishakire undi mugore. Urabona azaguma muri ubu buzima kugeza ryari? Papa, njye nta mukadata nyine. Manzi, Ndakumva papa. nzabitekerezaho, nzabaha igisubizo. Ako se Mimi, urabizi ndi musaza wawe. Turakundana nk'abantu bavukana. Igitekerezo nahaye papa wawe urumva atari cyo? Umva njye ayo magambo ntabwo nkeneye kumenya. Uranyumva neza? Ako se wirakara. Papa ntakirya, arararira mu buriri, we ntabyo ubuze. Urabizi ni njye mukuru, shisha make. Papa akeneye undi mugore Mimi. Urabona ubuzima bayeho bwo kujya yirirwa arira, karararira ntakirya. Nibyo ushima? Njye nta magambo mfite. Nyamara ubitekerezeho.
sheri mu rugo rero nahangaha ni hano twibera ahangaha ni iwawe mbega ubyumve nubwo wenda twaje mu mvura ariko buriya hano hepfo haratuwe hano hose twagiye duca haratuwe kugira ngo babonaga ko harimo n'igihu n'imodoka byagoranaga ariko hano ni mu rugo naha dutuye nta kibazo ntekereza nawe ubishimiye sibyo reka mpamagare noneho abana bazagusubiza sibyo Mimi Abi papa muze musuze umushyitsi hano bite manzi amakuru neza bite Mimi ça va sheri abana banjye rero ni abangaba uyu nguyu bamwita Mimi ngira ngo uramubona uyu bamwita Manzi ni abana nkunda cyane kandi nabo barankunda Mimi Manzi papa nguko mwabisabye ko nashaka undi mugore wasimbura mama wanyu witabye Imana uyu nguyu niwe nabonye kuvuga ngo uyu niwe mudamu nabashije kubona yitwa Nyirangendahimana Betty akaba twari tuziranye mu buzima busanzwe ubu arangije masters ejo bundi akora muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge so ni umwana mwiza nta kibazo cye muramubona azababanira neza kandi nizere ko namwe muzamubanira neza sibyo Manzi turabyishimiye papa rwose kubona wongeye guseka bityo rero tugerageze twunge ubumwe sheri aba bana ujye ubafata nk'abana bawe sibyo Mimi Manzi papa uyu mujye mumufata nga mama wanyu sibyo yego papa okay reka nanjye ndebe ko nakuramo bino bikweto ubushyuhe buba bwabaye bwinshi mwe muganiriza umushyitsi sibyo Mimi Manzi papa gusa muracyakora iki hano ni uko hano muri runo rugo mubayeho wagira ngo murimburane ko muhaguruke se mujye gushaka icyo turagiye washanuwe kora wicaye aho ngaho nta mumaro ngo utegereje ko ndi buteke nkakugabura fatwa se nyine uryoha ukarya umuriro fata yabwira papa umunsi umwe nzagukubita ubuhiri ngo ukure mu mwuka wanjajwa
ese wabuze icyo gukora ngewe nze ngushakira akazi mu nzu nta kazi kariyo ndi kukubaza fata uwo mweyo usa nyine gira vuba fata uwo mweyo fata umweyo vuba jya gutunga nyiratuwarete ndashaka kujyamo uraza kongera uruhande haguruka se nyine ujya gutunga nyiratuwarete wowe warasengeye mbere yuko uvuka baragusengeye nakubwiye ngo iki uvuye hano tuvuganye ngo iki siko nabuze ikibazo none se izi si intoki ufite kuki utakorejemo izo ntoki tirubwibone uswa wabigeze utangiye kujya unera umushinge ako ubona hari umuntu wakubwiye yuko njyewe wavuye mu nda yanjye hano garuka hano mudunde jya hano icara ureka nze nkwereke sha Ni sawa. Iyo ni amahoro. Ako twagomeje kugendana n'aba bantu numva biri ngo wako twaganira nabo. Abana? Uriya nkuko polisi tubwira ngo gerayo amahoro. Biba byiza kugendana n'abantu muzi. Kugenda muganira ukaza kujyana n'amahoro. Mwana menye. Bikumva bitabangamiye mwatwibwira. Ari ikibazo? Yego ni byiza natwe twabyishimiye. Ntago tuzi amazina yawe. Njye nitwa Shema. Nanjye nitwa Miranda. Nanjye nitwa Emi. Wowe witwa nde? Njye nitwa Fred. Nanjye nitwa Kaba. Turabyishimiye. Bakari byiza. Natwe twishimiye ko mwaduhaye rifiti. Mbese bitugaragaza ko muri abana beza pe. Ariko njye biranantunguye ntabwo nanzi ko kiba abantu bagira umutima nk'uyu. Kuri murakoze cyane twishimiye. Ariko wowe twatuziranye. Njyewe? Nkuko bivuze. Miranda ndatekereza muzi. Nawe twibuka? Oya. Ntabwo wibuka igihe twahuraga muvuye ku ishuri tukaba lift. Okay, ndabyibuka. Twagomeje kwizinda mu magambo ariko kawo. Mfite ikibazo nshaka kubaza Miranda. Sinzi niba ari umbabarira akanyumva. Miranda kandi yavuze ko atanakwibuka. Oya nta kibazo wambaza. Miranda. Twabaciyeho twumva dushatse kubaha lift. Ariko nk'ibisanzwe njye nabigizemo uruhare kuko numvaga ari ikiganiro nshaka ko tugirana. Niba nibeshye hari umukobwa mwigeze gusigarana igihe duha lift abandi banyeshuri mwari kumwe. Wa undi w'inzobe. Yitwa Mimi. Mimi? Yego. Uriya mwana aramukunze.
basi nzakora iki kugira ngo umugereho? Wamubona gusa nyine Mimi ni umwana mwiza, kuba waramukunze ntago wibeshye. Biragoye kongera kumubona kuko namuboneye mu nzira. Nzakujyana. Nuwa sinubushe ngo baraziranye. Yego turaziranye. Nzakujyana. Okay. Ndishimye cyane. Uri kujya hehe se utafashe ino myenda ngumiza? Kira. Sigara uri kuyimeza kandi uyikeshe. Ngiye kuzana amakuru. Mama arandembeje nukwirirwa nkubita yirirwa amenaho amazi mu byukuri ubuzima ndaburambuye. Bibi ese kumenaho amazi wakoze ntabwo mbizi. imyenda igaraguje nawe ugiye kwifura ese wowe hari icyo utabona? Ese wowe uri kuganira n'imyenda? Sinakubwiye buriya mu kanya nawe ukamenya. Nikose waje ugira ngo udakomanze? nakomanze ariko umwana n'umwana Twagira ngo winje muri toilette. Mwese mwaba. Mama ni kuri arabaye. Bibi tuza ku muhanda hari nka musaza wawe cyangwa wawe ikagende Wow, nubona ko umaze guca akenge noneho. Ngaho suka ayo mazi maze usubire ujye kuzana andi mazi. Mumve kuvoma nihuta kugira ngo njye ku ishuri. Ishuri si byo ni. Kandi ntanacerereza. Genda ujye kuzana andi mazi. Ishuri si abantu amashuri najya ashira.
genda ujya kuyasuka. cyane kuri kugenda nijoro si byagenze bite? nari ngiye haravuye. Ranshimishije kuba nongeye kukubona. Murakoze. Ariko se kuri kumvugisha nk'umuntu nzi ndakuziye ariko ntabwo uzi izina ryawe. Cyane kuko zikosa ko utaramenye izina. Nitwa Shema. Ni wa wundi wabaye lift cyagiye bamako kujya mu modoka. Gusa naragukunze. Njyewe mbese wankunze gute? Ntabwo mbyumva neza. Ntabwo ushobora kubyumva kugira ngo ukunde. Ndagukunda cyane ku buryo unyemerera kambera umukunzi. Numva waba umuntu ukomeye mu mutima wanjye. Wankunze gute? Mu bakobwa bose cyane wahisemo. Cyagiye nyimara kubaha lift we nuze ngo ngwe lift. Ni we nari ngambiriye cyane. Ako nyine nabonye uri umwana mwiza bidasanzwe. Bana yanjye. Ndumva nta kintu bitwaye. Uranyemereye ko dukundana? Yego. Mimi, ugiye ku ishuri se wambaye iyo mini? Mama none si ikanzu yabona n'ikitwaye. Ndabona gutwika uniforme byaratumye umuntu azajya yambara mini nk'ugiye muri boîte. Ariko Mimi, ntukajye ukunda kunyita nyoko. Ndabizira shawe. Ngaho nyine fata inzira ugende. Mama reka ngende nakerere. Buriya rero ngo songo buriya yarabyaye. Yabyaye ikirumbo. Makushiri baranyuma. Hakona kubije inshuro zinga kujya unyita nyoko. Bakwiruka nikize. Anyirukanye ko nta uniform ufite nta n'ibikoresho. Ibyo nta kintu bitwaye. Ko n'ubundi ntabwo uri kwiga ngo uzagira icyo uvamo. Mama siko nari mfite ikizami gisoza amashuri. Ndavuze ngo injira mu nzu. Wari wambonye? Ahantu wabonye gute? Ahantu ni heza, ubona ntacyo atwaye. Ako hari ibintu byinshi cyane uba uri kumisha wowe. Niyo mpamvu nagusohokanye ahantu nk'aha hatuje kugira ngo tuganire nyine umbwire byinshi byawe. Hari ibintu uba uri kumisha kandi nkabona turi kuganira uri kure, sinzi ikibazo ufite. Shari nta kintu uri kugurisha pe. None se Miranda uramuzi? Ni inshuti yanjye byataye. Siko kimubaza ibintu ukabanza ukabitekerezaho umwanya munini. Niko nteye ntabwo nyapfa kuvuga gutyo gusa mbanza gutekereza. Cyangwa nuko ari ubwa mbere musohokanye? Ntabwo ari mama. Ndishimye cyane kuba turi kumwe. Urakoze nanjye ndishimye. Nishimiye kuba turi kumwe. None se wanyu wabwiye ko ufite umukunzi? Ntabwo ndabibabwira kuko nta nubwo nzi uburyo wabyakira. Ubwa mbere wari ukundanyeho? Ubwa mbere. Nanjye ni ubwa mbere nyine ni uko waje uje guhindura byinshi mu buzima bwanjye. Uri kumva umeze neza mu mutima nkanjye? Ndaho nyine umeze neza nta kibazo. Ntekereza kera tumaze kubaka urugo ukuntu tuzaba tumeze. Niba ari nka paradisi.
ni ibisanzwe. Rose urumva bisekeje. Jeri nca ndagukunda nukuri ngakira kabisa. nca ndagukunda cyane. Ngenda kwanga cyane. nari mfite ikibazo kandi kinkomereye. Kubizi se hari ikibazo wagira cyane nakugikemura. Nushaka umbwire ko ushaka indege izaguhagurutsa hano ikakujyana mu ijuru kwa Mana, iyo ndege nzayigura cyangwa nyikorere. Umva nyine urabizi ko ngukunda, ariko rero mfite ikibazo gikomeye. Shira umukobwa waransuzugura. Mu minsi yashize twari turi kumwe ara mu muhanda, ambwira nabi imbere y'abantu. Namuzaniye ibiryo, arangije barambwiye ngo bino biryo nta munyu urimo, kandi nigeze no kumwumva ari kubwira abantu uriya mudamu papa yashatse ngo ngenda mwanga, anesha umutwe wagira ngo ndi umukozi hano. Umva sheri narababaye, numva naza nkazinga ibintu byanjye byose nkahita nigendera. Shireka ngubwire. Ako sheri nyine karakantu gaciyemo, nyine reka tubyirengagize. Ngo yagutukiye mu muhanda cyane. Kangubwire rero, nzashaka umunsi umwe ngewe nawe uriya mukobwa tumufate, tumubohe amaboko n'amaguru, tujye kumujugunya muri Nyagahanga. Iyo sheri Nyagahanga ni hafi, ahubwo tuzamute muri Nyabarongo. Nushaka uzambwire tujye kumujugunya muri Ntondwa, ariko urukundo rwanjye nawe rukomeze. Murabasha gozago murahorana sha, murahorana neza pe. Tampaye siko ndamwigabye nimugora byagenze bite? Tuve muri etide turimo tujya mu rugo tu. Niko bimeze ko nje mbonye ahantu nkuzi ukuntu kunyihishamo waduhaye ariko muze kuri kundi byagenze sha. Ntukagire amazinda nk'ay'abanyeshuri ngenda kuzesha ndakuze bizwi na Meranda nishite. Ariko bose aba yarakwanza batube dugushakira undi kuko tuganye n'ibirenze. Ntago yanyanga ubundi abantu bose barakunda. Hari ibyuki birenze. Oya. Ari cyo twicarana cyakinde ntukagira amazinda basha. Reka ngende, reka mbaseze. Umuntu nyine wagurira abajyama nkatwe nyine abanyeshuri ndabazi. Sawa sha. Sawa. Ndabagurira nta kibazo. Ariko mwana aratugenda nyumva batugura ka. Aya wana ni mubireke rese nundi ko yagiye bajya ngo bigende gute. None imodoka se ayigurishije. Nanjye byancanze. Ariko umushaka ko agiye station washasanga aragiye kure. Cyangwa ni we yanayiparitse. Yakoye katubara ifite nk'cyagi. Ni amahugurwa yo ku kazi. Ashobora kuzamara ibisi nk'itanu cyangwa ni hagati y'itanu n'itandatu ko mbitekereza. Okay, nzakubwira reka nta kibazo, reka nta kibazo. Sawa. Okay, merci. Hari ibintu nakoze muri iki cyumweru gishize, ndagira ngo nikore muri weekend kugira ngo kuwa mbere akazi kabazabasha kugenda neza.
noneho hariya amasize amafaranga agera mu 300 jyane na Mimi mu mujyi siko Mimi yatsindiye ku manota meza yatsindiye ku manota meza ntaceka yesi namenye iby'abakobwa nimwe muba mubizi sibyo noneho umugurira ibikoresho bihagije azajyana ku ishuri sibyo sawa 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 kaskesi Mimi nasize amafaranga Mimi papa bite twarebye ntabwo ari byiza byagenze ute by'ukuri hari ibintu mama ajya nkorera bikandenga nanjye hari ibintu buriya ajya nkorera bikandenga uriya mugore ni umubyeyi mwiza cyane ndakubwiye ngo uzabibona nyuma uzabibona nyuma azajya kwereka ibintu by'amasiripurize gusa uriya mubyeyi ni umwana mwiza ku buryo utamenya mbega uzabibona nanjye hari ibintu abinkorera bikandenga papa njyewe mu by'ukuri nta bwiza bwe nabonye kwa nta bwiza bwe nabonye ibiki yagukoreye mama aramwita mama yamvanye mu ishuri ubu ntabwo nyiga mama nkoresha akazi ko mu rugo ubu namaye nk'umukozi wo mu rugo mama nkoresha akazi k'uburetwa mbese nta kintu na kimwe nta buzima buri muri uru rugo Mimi wibuke ko igitekerezo cyo kuba navuga ngo ngiye kuzana undi mugore cyavuye muri mwebwe gira ngo cyazanywe na musaza wawe ndabeshya manzi papa kandi ndibuka ko mu kiganiro twagiranye icyo gihe wowe utigeze ubyemera cyangwa ngo ubyishimire bishaka kuvuga ko umugore wanjye wa mwanzi atari yaza ntabwo nabyumva oya papa siko biri no uriya mugore ntamuzi ibyo ntiyabikora papa reka nkubwire ibyo nibonye ngewe biteye ubwoba manzi karame papa nababwiye kuri uyu mugore twakoranye muri komisiyo y'umwe n'ubwiyunge ni ukuvuga ngo ngiye muzi kurusha uko mumuzi ibyo bintu ntiyabikora ahubwo mufite ibindi bintu mufite mu mitwe yanyu mwebwe papa birashoboka yabikora manzi karame papa fatana na mushiki wawe mumve mu maso ako papa out ntabwo ngenda nzi kwingira no out papa wirukanye abana wabyaye musoke mumve mu maso papa rwose ibyo ntabwo wabi natwigendere ndabona papa yarakaye niba mwumva mutagomba kubana n'abantu bose ngo mubane amahoro murashaka iki nyewe murashaka nkora iki murashaka kusubiza mu bezo none navuyemo nari nangiye kubiruhuka Scopet